Reka ngusuze kandi nkwifuriza ibihe byiza nkurikirana kuri Dave Rwanda. Uyu munsi nabazaniye bimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka ko umuntu agukunda cyangwa se ko muri relationship. Hataho ngaho utazajya ugenda wikina wibwira ngo uri kumwe n'umukunzi cyangwa se uri kumwe n'umuntu ukwiyumvamo. Kandi ashaka kuba yakurya utwawe cyangwa se kuba mwaciringa ako kanya gusa bikarangira nta byiyumviro na bitoya gufitiye. Ndakwinginze kugira ngo ntukupe cyangwa se ubashe kuba wascrolling utarabasha kuba wakumva ibingibi byose. Yaba ari umusore cyangwa se ari umuhungu, ibi ni bimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka neza ko umuntu muri kumwe agukunda kandi agukunda cyane. Kandi ukabasha kuba wasobanukirwa neza ko akurya ahubwo ko nta n'ikiyumviro cyangwa se nta emotion n'imwe agufitiye. Muri ibyo ngibyo rero byabasha kuba byakwereka ko umuntu agukunda cyangwa se ko muri relationship. Burya ngo umuntu muri relationship akwitaho cyane rwose. Aguha care zose zishoboka rwose. Afata umwanya wo kuba yagufasha no kuba yakumva mu bintu byose urimo ndetse n'ibyo uri gukora. Ndetse agerageza uko ashoboye kose kugira ngo abashe kuba yakumva ibyiyumviro byawe. Aha harimo uko akunda ubumuganiriza akabasha kuba yakumva ndetse agasobanukirwa neza icyo ushatse kuba wamubwira. Rero nimba hari uwo muri mu rukundo uwo muntu ariko akabasha kuba atakumva ndetse ntiyumve ibyiyumviro byawe, ubwo ngubwo ndakeka neza ko wabasha kuba wakiclassifyinga ndetse ukamenya ahantu rwose uherereye. Kandi ikintu cya kabiri rwose kizakwereka ko umuntu muri mu rukundo neza ndetse ko atari kukuryarya, azakwitaho byimazeyo. Aha ni hahandi uzabona muri munsi aguhamagara mu gihe afite umwanya cyose, ndetse no muri cya gihe ukeka ko ashobora kuba ari busy hari utuntu twinshi arimo. Uwo muntu uzabona aguhamagaye ndetse akubaza uko umeze, ndetse azaguma yita ku mibereho yawe, akubaza nimba wariye, uko waramutse, uko wiriwe. Muri make nta na rimwe azigera atuza ataramenya uko wiriwe cyangwa se uko waraye. Ikindi cya gatatu kigaragaza ko umuntu muri mu rukundo ndetse ko rwose muri kumwe atakigera gucika, ngo burya yita ku tuntu duto cyane twa tundi mwagiye mukorana ubona ko tudakomeye tutarenze. Twa tundi rwose wagiye umukorera ubona ari utuntu dusanzwe, utwo ngo twahora twibuka ndetse akatukwibutsa. Ndero nimba uri mu rukundo n'umusore cyangwa se n'umukobwa nta kintu na kimwe gusa ubona yitayeho cyangwa se yibuka mu byo mwakoranye, ahangaha rwose nawe itakumenya ugomba kuba wakiclassifyinga. Wikirwa wirwa ku muntu rwose umuhatiriza, kuko ibyo ngibyo bishobora kukwereka ko rwose uwo muntu mukundana cyangwa se mudakundana, mu gihe nta kintu na kimwe yibuka mu bintu byoroheje cyangwa se biri simple mwigeze mukorana. Kandi ngo burya ikindi cya kane kikwereka ko umuntu muri mukundo rwose aguhora inyuma cyangwa se ahora agushyigikiye, ahora ari kumwe nawe rwose. Ngo nubwo atekereza ikintu cy'amafuti mu gihe muri mu mbaga nyamwinshi rwose, cya kintu cyawe rwose akomeza kukidefanda cyangwa se akomeza kuba yagishyigikira, kugira ngo abereke kuri umugabo cyangwa se kugira ngo abereke kuri umukobwa ufite ibitekerezo birenze. Muri make rwose nta na rimwe apfobya ibitekerezo byawe, kandi rwose nubwo yabona ibyo bitekerezo nta birenze cyangwa se nta maayida birimo arenze cyane, agushira ku ruhande akabikubwira, ntabwo abasha kuba yaguteza abantu mu gihe muri mu mbaga nyamwinshi. Rero nimba ukundana n'umuntu rwose ibitekerezo byawe ariko agahora binegirije ndetse akwereka ko nta birenze ndetse agusebya mu bandi bantu, ahangaha rwose nawe wagakwiye kumenya ahantu wiclassifyinga rwose, ukamenya ahantu rwose ukwiye kuba waba. Kuko umuntu mukundana ndetse umuntu ukwitaho ndetse ugufiteho gahunda rwose ahora agushyigikiye. Nubwo yaba ari amafuti yawe rwose aragerageza akayishyigikira ku buryo ayo mafuti rwose atatuma mushwana. Ikindi cya gatanu, burya mu muntu muri mu rukundo cyangwa se umuntu muri relationship bigaragaza ko akwitayeho ndetse kagufiteho gahunda, ngo burya kwereka amarangamutima ye, ntabwo ajya guhisha amarangamutima ye. Akora icyo bita kuba open kuri wowe cyangwa se agagufungukira rwose. Yaba afite ibibazo akakuganiriza ndetse akagerageza kuba yakugisha inama. Rero nimba uri mu rukundo cyangwa se wibwira kuri mu rukundo n'umukobwa cyangwa se umuhungu, nta na rimwe arakwereka amarangamutima ye utaramenya ko ababaye cyangwa se ko yishimye. Aho rwose uri kubagarira cyangwa se uri kugosorera mu rucaca rwose. Ibyo urimo ntabyo uzi rwose, gerageza umuveho ndetse ushaka undi mukunda ndetse muhuza. Si ibyo ngibyo gusa, kandi n'umuntu burya muri mu rukundo hari ibindi bimenyetso byinshi ugenda ubona, ndetse ibyo bimenyetso bikaba byakwereka ko uwo muntu mukundana. Mu buryo bw'imyitwarire twavugamo ibindi bitari bike nabyo ndetse ni byinshi cyane. Mu buryo bw'imyitwarire twavugamo nko kushaka kuba yakuba hafi. Ariko mu buryo bw'imyitwarire burya umuntu mukundana ndetse muhorana ndetse ushaka kuba yakugiraho gahunda, yaba ari ukugutwara ndetse cyangwa no kuba mwabana nawe mu rugo, uwo muntu buri gihe cyose ahora ashaka kuba yakuba hafi ndetse no kuba yaguhora hafi. Igihe cyose ahora ashaka kuba yaba ari kumwe nawe, yumva nta wundi babana rwose, yumva nta n'amahoro afite mu gihe cyose mutari kumwe rwose. Rero nimba uri kumwe n'umukobwa cyangwa se umuhungu, uwo muhungu ahubwo agahora ashaka ko mwatandukana ndetse adashaka ko mugumana igihe kirekire rwose, aho ngaho rwose kuramo akawe karenge rwose, ugende kuko nguwo wawe rwose ntabwo muri kumwe pe. Ikindi rwose mu bijyanye n'imyitwarire navuga ko akwereka urukundo. Aho ngaho nivuga ibintu by'urukundo murabisobanukirwa ku bantu baba muri relationship ndetse mu byumve neza cyane.
ahangaha ni kwa kunda kwereka urukundo binyuze mu bintu by'impano, yaba ari ukukuririmbira, yaba ari gutanga care cyangwa se kuba yakwitaho mu buryo butandukanye. Ahangaha rwose niba ufite umuntu akaba ataguye impano, please, ibintu by'impano ntabwo ari ibintu birenze rwose, ntabwo ari ikintu cya danje, ntabwo ari ikintu gisaba amafaranga rwose menshi cyane. Nimba ataguha akantu ko kaba kangana kose, kaba gaciriritse cyangwa kaba gahenze rwose, aho ngaho rwose ufite kubipoa cyangwa se ufite kubireka rwose ukabivamo, kuko ngo ntabwo ari uwawe. Ikindi gikomeye ndetse kirenze cyane rwose muri ibi bintu ugomba kwitaho ndetse ukitaho cyane, burya ngo umuntu ugukunda mu bijyanye no kwerekana amarangamutima ye rwose akuzana mu buzima bwe cyangwa se aguhoza mu buzima bwe, agerageza uko ashoboye rwose akagushyira mu buzima bwe. Ahangaha icyo nshatse kuvuga ndetse ugomba kumva neza cyane, akwerekana mu nshuti ze, ndetse inshuti ze rwose iyo bari mu biganiro nta wundi baba baganira uretse wowe. Agerageza uko ashoboye rwose kugira ngo inshuti ze zigerageze ndetse zisobanukirwe neza ko ari we muri mu rukundo, yaba ari ku ma status ye, yaba ari kuri wallpaper yo muri telefoni, ahantu hose agerageza uko ashoboye akagushira. Yego rwose ahangaha si twavuga ko ashobora kuba yagushira muri wallpaper cyangwa se ngagushira kuri status kugira ngo bigaragaze ko agukunda. Icyo nacyo ni kimwe mu kimenyetso gishobora kukwereka ko agukunda, ariko ikirenze ibindi byose rwose nuko akuganira n'inshuti ze ndetse akagerageza kuba yakuvugaho. Muri make ibintu bya relationship rwose ntabwo abigira private cyangwa se ntabwo abihisha, ahubwo agerageza uko ashoboye rwose akabivuga. Muri make nyine arabigaragaza, ntabwo ajya abihisha abe na gatoya, ahubwo arabyerekana ndetse akabyereka n'inshuti ze. Ubwo rero niba ukundana n'umuntu rwose akaba yaguhisha wagira ngo uri icyaha cyangwa se ngo uri ibindi bibazo, ahangaha rwose nawe uri mukuru wabashije kumva ndetse wabashije kuba wasobanukirwa. Aho ngaho uramenya icyiciro wagakwiye kwiclassifyingamo ndetse ukwiye kumureka, ukamureka rwose ukamuta, ukaba washaka uwundi ukwitaho ndetse ugukunda. Ikindi rwose kirenze ndetse gikomeye mu bintu bijyanye na relationship, mu bijyanye no kuba yakwereka amarangamutima ye, burya ngo umuntu mukundana ndetse bigaragaza ko ari mu rukundo nawe, burya ngo aha agaciro ibyifuzo byawe nk'uko nabivuze kuva kare rwose. Burya umuntu mukundana rwose ndetse muri relationship aha agaciro rwose ibintu byose bijyanye n'ibyifuzo cyawe cyangwa se na wishes, aba ari future purpose. Aho uratekereza ndetse ashaka uburyo bya bintu rwose wabivuze ndetse byabasha kuba byagerwaho. Aha rwose yitondera ibyo ugomba ndetse akagerageza no kuba yabikwemerera. Ahangaha imivugo byumve cyane ndetse ubisobanukirwe rwose. Mu gihe agusabye ikintu cyangwa se mu gihe umusabye service kuba yayigukorera rwose ubizi neza ko yayishobora, agerageza uko ashoboye ndetse akagerageza kuba yakitanga rwose kugira ngo abashe kuba basi yabigeraho ndetse kugira ngo abashe kuba yagira icyo agufasha. Kandi rwose si ibyo gusa, dore ko no mu mivugire buryo ushobora kumenya neza ko umuntu agukunda rwose ndetse ukabisobanukirwa neza. Nimba umuntu mukundana cyangwa se umuntu murambanye ubizi neza ko mukundana, akaba atajya akora bino bintu ndetse akaba atajya kubwira aya magambo rwose, you have to be serious ndetse ukaba careful rwose. Nimba umuntu mukundana rwose atagerageza kuba yavuga uko yiyumva rwose, ahangaha rwose uri kuvomera mu kintu gitobotse pe, kuko umuntu mukundana byanga ibikunde, nimba agukunda by'ukuri atakubeshya cyangwa se atakuryarya, agerageza kuvuga uko yiyumva, yaba ari mu buryo bw'umubiri, yaba ari mu buryo bw'ibitekerezo cyangwa se mu buryo bw'imitekerereze. Ntabwo agerageza rwose kuba yaguhisha, agerageza uko ashoboye akakubwiza ukuri ndetse akamakinga shuwa neza ko ibintu akubwiye rwose ubyumvishije. Ahangaha rwose twavuga mu bibazo byiwe bya buri munsi, mu kazi ke ka buri munsi, mu muryango we uko abayeho ndetse n'uko abanye n'abavandimwe be. Aha rwose niba ukundana n'umuntu cyangwa se niba muri relationship akaba atakubwira uko yiyumva, akaba atakubwiza ukuri mu bibazo ari guhura nabyo ndetse akaba atanakubwirira mu buzima bwe bwa buri munsi ibintu byose agenda ahura nabyo, yaba ari abamubwiye nabi cyangwa se ibindi byose. Ahangaha rwose bro cyangwa se sister, you have to be serious rwose, ugomba kwitonda ndetse rwose ugatuza, kuko ndabizi neza ingo nyinshi zisenyuka kubera kudasobanukirwa bino bintu neza, bibwira ko ari urukundo kandi rwose ari ibintu bya attraction bisanzwe gusa. Icyo gihe rero ayo marangamutima ari yitiranya n'urukundo bikaba byagukoraho ndetse bikaba byatuma utakubaka urugo rwawe ngo rukomere. Ikindi cya nyuma ndetse gikomeye cyane ari nacyo dusorezaho, buryo ngo umuntu mukundana iyo muri kuganira mu biganiro byanyu bya buri munsi, hari amagambo agomba gukoresha ndetse hari n'amagambo akoresha iyo yamaze kuba yamaramaza cyangwa se iyo yamaze kuba yatekereza neza ko ari we mugomba kubana, yaramaze kumakinga sure neza ko atakubeshya ndetse ko no kukubeshya kwe ntacyo byamumarira. Ngo buryo umuntu ugukunda iyo muri mu biganiro ndetse niyo ari kuguhumuriza waba wamubwiye ibibazo byawe byose ndetse n'ibindi bintu byose bitandukanye, yirinda gukoresha wowe. Muri make yirinda kuba yavuga ibintu byose abyerekeza kuri we gusa, ahubwo agerageza uko ashoboye kugira ngo avuge wowe, ugasanga aravuze ngo njye nawe cyangwa akavuga ngo twe. Kurugero wenda niba mwagize ibibazo cyangwa se hari ibibazo wabashije kuba wacamo, nimba wahombye muri business yawe, nimba hari umuntu waba wakubwiye nabi, nimba bakwibye, aho kugira ngo akubwire ngo ti baby please uzongere ubigereho,
no ntago ari aya magambo rwose akoresha, ahubwo akenshi akunda kuba akoresha ati baby ndabizi neza tuzongera tubigereho, njye nawe tuzongera dufatikanye rwose tugire ibyo tugeraho ndetse bikomeye cyane. Muri make imishinga yawe yose rwose agerageza uko ashoboye akayisangamo, yaba ari umukobwa cyangwa se yaba ari umuhungu. Rero umusore cyangwa nawe mukobwa rwose nimba ukundana n'umuntu agahora iteka ryose ibintu byose abigushiraho, yumva ko ibintu ari ibyawe, yumva ko ibintu byose uri gukora ari ibyawe ndetse ko mutabifatikanya, please pay attention kandi rwose gerageza ube serious. Kuko umusore ukubeshya cyangwa se umukobwa ukubeshya ashobora gutuma neza ugera ku nzira njyabukene, cyangwa se ashobora gutuma nta kintu wigezaho rwose. Ariko umukobwa cyangwa se umusore ugukunda ndabizi neza, musore nawe umukobwa uri kunyumva, umukobwa ugukunda neza cyangwa se umusore ugukunda biri serious utakubeshya ndetse wamaze kumva neza aya magambo twavuze. Nimba umukobwa neza mubana wizi neza ko bino bintu rwose abikora, ndakubwiza ukuri aragukunda ndetse ibi bintu byose bishobora kuba byagufasha kuba mwatera imbere, nta muntu n'umusubira inyuma cyangwa se nta muntu usubije inyuma undi. Ariko rwose nimba wamaze kumva neza mu bintu byose navuze, nimba nta kintu na kimwe wisanzemo, wasanze ahubwo ibintu byose nagiye mvuga biri oppose, please be serious pe. Gerageza uko ushoboye rwose ngo umusibe mu buzima bwawe, kuko ni ukugutesha umutwe, ni ukukujagaraza rwose, no kukwicira gahunda, kandi igihe tugezemo rwose ntabwo ari cyo gutakaza umwanya ku bintu byose. Ugomba kumureka ndetse ugashaka undi rwose, kuko abakobwa bariho ndetse n'abasore bariho. Ndabakunda cyane, ari David Rwanda nanone nk'ibisanzwe, nkibutsa gukora subscribe utarayikora kugira ngo ujye ubasha gukurikirana inkuru z'urukundo ndetse n'ibindi biganiro binyura kuri YouTube channel. Ciao ciao.